ubuzima n'ubutunzi butaragana ubwenge, kiruko n'isoko iterambere ry'ejo. Mugira nta buzima ubutunzi butagaciro, shaka ubuzima none nibwo butunzi bukomeye. Muntu ufite ubuzima bwiza agira umumaro muri byinshi, yari mu isi barishima kuko igezageza ku bandi, n'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi, nibwiguhe inshingano nziza zikomeye z'iby'umwuka. Y'umwamazi kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda, imboga zikabura iwawe yewe mugenzi ujya mu ijuru, nakura inyama n'urusenda, isukari, icyayi, ikawa n'umusururu, indita kuza umugisha nk'uko byagenze kwa Esawu. Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwese abakunda ibiganiro mugezweho n'ababwirizabutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Iki rero ni cya kiganiro cy'ibyo kurya bikiza, aho tugenda twigira ingingo zigenda zitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kubategurira icyo bita simufu. Ni simufu y'imboga ivura amara. Twashatse kugira ngo tuvure amara y'abantu benshi bagiye bagira ibibazo bitandukanye. Reka dusenge. Urakoze data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye wo kugira ngo tuganire n'abawe, izina ryawe rihimbazwe. Ngaho komeza utubane, uduhe ubwenge bwo kubyumva no kubishyira mu bikorwa mu izina rya Yesu. Amen. Rero nkuko twabibabwiye, ikiganiro n'ibyo kurya bikiza, ngewe turi kumwe nitwa Mboneza Thomas. Tugiye kubakorera iyo bita simufu, abandi bayita smoothie, biterwa nuko wowe waba ubivuga. Ni uburyo tujya duhuza imboga twarangiza tukazibeta, imboga zitafite igishyamba cyangwa se bitari ngombwa ko tuba twazikoramo potaje, kuko potaje iyo tuba twayitetse, ariko simufu aba ari mbisi idatetse, ikaba ifite amavitamine menshi nka vitamine A, vitamine C ndetse na vitamine E, kuko imboga zikunda kubigira kugira ngo zikore icyo bita antioxidant, zishobore kuba zakura umugese mu maraso. Iyo rero ibyo bigenze bityo, niho ujya wumva muri Zaburi 103 havuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindi byose mwe nimuhimbaze izina rye. Ni igihe rero wabigaburiye neza, ukabiha ibikwiriye byose bikanezerwa, umwijima wawe ukabunezerewe, umutima wawe ukabunezerewe, igifu kinezerewe, amara amerewe neza, amagufa ahagaze neza, ubwonko buri gukora neza, amaraso agenda neza. Icyo gihe niho uvuga uti mwa bindimo mwese muhimbaze izina rye. Rero turakoresha karoti. Aha dufite karoti turi bukoreshe, dufite n'icyuma kiri budufashe. Turabanza rero ibi bikoresho byacu cyangwa se ibi tugiye gukoresha mu rwego rw'isuku, turabanza tukabyoza n'amazi meza. Twamara kubyoza, noneho iyi karoti murabona ko hano inyuma hari agahu, turaharura tukagakuraho, cyangwa se ugahitamo kuba wowe wayihata, ariko guharura nibyo bikuraho agahu k'inyuma neza. Hari igihe mu kuyihata ushobora gukuraho n'iby'ingenzi bikajyana. Rero uragaharura akangaka kuko ntabwo kajya kagwa neza igogora, igifu, amara, ntabwo kabigwa neza. Niyo mpamvu tugaharura tukagakuraho. Iyi rero ni ya karoti yacu, ubwo turangije kuyitunganya, ndetse n'izindi zose twari twazitunganyije. Noneho tuzana akamashini kacu kitwa blender, gafite ijage. Noneho ya karoti tukayikataguriramo neza muri ya jage yacu. Noneho twarangiza kuyikataguriramo, tugafata kokombure. Dufite na kokombure hano. Kokombure rero urabanza ukayihata, ugakuraho akagahu k'inyuma, kakabanza kakavaho. Ndangije kuyihata rero nayo nyikataguramo duto duto,
ko blender iri bushobore kuza gufata. Noneho nkazana na pome. Pome ni urubuto rushobora kuvangwa n'imboga kandi rukavangwa n'imbuto, niyo mpamvu aha turashyiramo pome, kandi pome ni umuti mwiza w'amara. Niyo mpamvu rero twahisemo gukoresha ibifasha amara, kuko twashatse gukora umuti w'amara. Ku bantu rero bafite amara y'amanyantege nke, rwose uyu ni umuti mwiza wabafasha. Guhuza karoti, ugahuza pome ndetse na kokombure, warangiza ugakora smooth. Impamvu ndi kugira gutya ndi gukuramo izi mbuto za pome. Izi mbuto za pome ntago bazirya kubera ko ziba zirimo uburozi, nubwo buba butari muri pome, ariko izi mbuto zo ziba zibitsemo utuntu tubi cyane ku buryo atari nziza kuba umuntu yazikoresha. Muzabisoma nko mu gitabo bita Santé par les boissons, niho hatubuza kurya izi mbuto za pome. Noneho aha dufite amazi makeya, ariko twabanje gushyushya, turangije turayareka bakazuyaze, twabanze kuyateka arashya. Aya niyo afasha iyi blender kugira ngo ishobore kubisya no gutuma bitaza bifashe cyane, ahubwo bikaza bisa n'ibisukika. Noneho twebwe rero tugiye kubibeta. biranoze. Murabona rwose ko bimeze neza. Ni akantu kameze neza, kameze nk'akavuguto gafashe. Rero ushobora no kuba washyiramo ibinyampeke ubishaka kugira ngo bifashe n'ubwonko. Rero biterwa n'abantu uri bukorere. Iyo ari abantu benshi, umuntu umubarira karoti imwe, ukamubarira pome imwe, ukamubarira wenda n'igice cya kokombure, noneho warangiza ukabitunganya neza, warangiza abo bantu ukaba ushobora kuba wabibagaburira, kandi bikabafashiriza amara ndetse n'imyanya igogora. Murabona rwose ko karasukika neza kandi karasa neza. Ubuzima n'ubutunzi butaragana ubwenge, kiruko n'isoko iterambere ry'ejo. Mugira nta buzima ubutunzi butagaciro, shaka ubuzima none nibwo butunzi bukomeye. Muntu ufite ubuzima bwiza agira umumaro muri byinshi. Yari mwisi barishima kubwigeza ageza ku bandi, n'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi. Nibwiguhe inshingano nziza zikomeye z'iby'umwuka. Iyo mwamaze kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda, imboga ntizikabura iwawe. Yewe mugenzi ujya mu ijuru, nakura inyama n'urusenda, isukari, icyayi, ikawa n'umusururu, indi itakubuza umugisha nk'uko byagenze kwa Esawu.